Yesu ashimwe. Twongeye kubasuhuza bakunzi basubizwa TV. Uwiteka Imana baha umugisha, ndabakunda ndabubaha, Imana ibaha imbaraga. Haleluya. Imana yabanye natwe, ikomeje kubana natwe. Imana ishimwe cyane. Hari byinshi twagiye tubona Imana yagiye ikora, Imana ishimwe cyane. Ariko mu byo yakoze iracyakora n'ibindi, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hari abantu benshi Imana yagiye itabara kandi barahari batanga n'ubuhamya ku by'Imana yagiye ikora. Imana ishimwe. Reka ukurikirana ubuhamya muri aka kanya ahantu Imana yakuye abantu bayo. Imana ishimwe cyane. Turagaruka mu kanya rero, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Turagarutse rero bakunze basubizwa TV, twabwiye ko turi bugaruke mu kanya kuvuga iby'Imana yagiye ikora ku buzima bwacu n'abakristo bacu, iby'Imana yagiye batabariramo, aho Imana ibakuye n'aho ibagejeje. Twagiye tubona benshi Imana itabara, ariko aya masaha arabo turi kumwe nabo Imana yagiriye neza. Bumvishe batabyihererana bakabibwira abantu, bakamenya ko Imana itabara cyangwa Imana igikora imirimo n'aya masaha iracyakora. Hariho turi kumwe nawe agiye kwivuga amazina, avuge n'aho Imana yamukuye. Imana ishimwe cyane. Nawe urakomereramo, nawe urasubizwamo, kuko ari Imana ifite imbaraga. Reka tumwakira aya masaha avuga amazina ye, mwumve ibyo Imana yamukoreye, nawe wumve yuko ubwo buhamya hari aho bugiye kugukura, naho bugiye kugukura bukagera ahandi bukugeza. Imana ishimwe cyane. Reka tumwakire agira icyo atubwira. Murakoze. Yesu ashimwe. Nitwa Uwimana Josiane, ndi umubyeyi ndakijijwe. Mbere na mbere ndabanza gushimira Imana ko yangiriye neza ikampa agakiza kayo ku buntu. Kubw'ibyo rero mumpera Imana icyubahiro. Ikindi rero dufite aho Imana yadukuye, dufite n'aho Imana itugejeje. Ndashima Imana ko yangiriye neza. Ubu mfite abana 4 n'uwa 5 ndera ntabyaye. Abo bana bose bakaba batunzwe n'ukuboko kw'Imana. Njewe nta kazi ngira, ni Imana ibatunze. Ikindi abo bana bariga, nta mafaranga ntanga, ni Imana yavuze ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Ni Imana ibyikorera, ni Imana ibigisha yo. Ntago njewe ntanga amafaranga, kuko urumva nta kazi ngira, nta mugabo ngira. Ubwo urumva ibyo byose ni Yesu bikora. Ndashimira Imana rero ko ijya yigwatiriza irindi jambo yavuze, ikarinda no yarivuzeho kugira ngo rizasohoze. Niko bimeze. Imana yakira vuba bikaba, yategeka bigakomera. Ikindi ndi gushimira uyu mugabo witwa Kristo, yampaye n'inzu. Umugabo amaze kunta, ubu maze imyaka 9 nta mugabo, mba mu nzu yanjye, kandi tubana twari mu bukode. Mwari mu bukode. Amaze kugenda umwaka utararangira, Imana ihita impa inzu yanjye. Ubu ndashimira Imana. Imana yaguhaye inzu, yampaye akazu kanje. Bera umugabo yarapfuye, nta nzu mwari mufite. Ariko aya masaha Imana rurema yatanze inzu. Barimo baragukurikira aba bantu, barimo barakumva aho Imana ikura umuntu. Kurikira wumva ubuhamya Imana igikora. Imana ishimwe. Muri iyo myaka 9 nta kazi, nta mugabo, kandi abana bakiga bakarya kubera imbaraga z'Imana. Bakiga kandi bakarya kubera imbaraga z'Imana. Bananamba. Yo ni Imana ibikora. Ni imbaraga z'Imana. Yagindi yavuze ijambo. Imana ishimwe. Ntabwo ari uko mba niciriye inzira, oya. Y'ubwayo irigwatiriza kubw'ijambo iba yarakuvuzeho ikabikora. Kubera ko yivuze biraba, yategeka bigakora. Wakomeje no gusenga se? Niko bimeze. Ntabwo nigeze ncomoka, nagumye mu buntu bwayo, ngomeza kubona ineza yayo, kuko nta jambo Imana ivuga ngo riheri. Nabo bana bawe, nabo bana banje turi kugeza umunsi uboneye inzu yawe, umugabo adahari, ari Imana ihari yonyine. Ariyo yonyine. Kubera gusenga no kuyirinda. Nta yindi, nta kazi nagiraga, nta mugabo, nta gifatika na kimwe. Imana ishimwe. Niyo yayubatse guva hasi muri fondasiyo kurinda kugera hejuru. Barimo bagukurikira aya masaha, barumva imbaraga z'Imana. Imana irakora. Haleluya. Imana ishimwe. Imana irakora. Harimo abanyarwanda bagukurikiye, harimo abandi bo mu bindi bihugu bagukurikiye. Barimo barumva Imana ikora. Oya nibizere.
iyakoraga icyo gihe n'uyu munsi iracyakora. Ijambo ryayo riratubwira ngo Yesu Kristo ko yarareje n'uyu munsi niko ari kandi niko azaho ibihe byose ntabwo ajya ahinduka. Ijambo ryatubwiye Yesaya 48:11 ngo kubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye rituka kandi icyubahiro cyanjye sinzagihunza. Uko niko kuri Imana icyubahiro cyane. Aya masaha tuvugana wabwira imfubyi iki cyangwa umupfakazi wamubwira iki? Namubwira kuba mu rwihisho. Zaburi ya 91 ijambo ryarambwiye ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nturi ubuhungiro bwanjye kandi uri igihome cyanjye kinkingira kuko atazatinya mugiga. Imana nihimba abakumva aya masaha. Ndashaka kugira ngo hari imitima myinshi shaka kugira ngo iruhuka aya masaha imenye ko itanga inzu batirwaniriye, imenye ko itanga akazi batirwaniriye. Abakurikiranye kurisubizwa TV ya masaha, Imana y'amahoro iracyakora tuyifitiye icyizere nta jambo ivuga ngo rihere. Turacyari mu buntu bwayo kandi ubwo urumva abana bane muri uyu mujyi wa Kigali nta kazi nta mugabo ubwira ikibazo ari Yesu wenyine. Urumva bakarya bakanywa. Umwana wanjye mukuru afite imyaka 19 umuto afite 12 n'uwo muto yabanjugunyeho imyaka bariho barakomeje bariga rwose kandi nta mugabo ufite. Haleluya. Abatagira shinge na rugero ababesha mu mazu niko Zaburi yambwiye. Ijambo riko ryambwiye. Haleluya. Urakoze rero. Imana iguha umugisha. Murakoze namwe. Ndabashimiye namwe. Aracyari ibyiringiro yuko igiti yo gitemwe kijya cyongera kigashibuka kandi kikagira imizi kikagira n'amababi meza y'ibitontome. Ijuru ribatabara. Imana ishimwe. Wowe nkurikiye kuri Subizwa TV, Uwiteka Imana avuganye nawe ngo aje kongera kugutabara. Uri imfubyi, uri muri bana, ubuzima bwagucanze ariko ntukigirira nabi ngo wiyahure. Imana iracyakora. Uko yatabaye umubyeyi mubonye n'ubuhamya atanze kuri Subizwa TV, Imana ije kugutabara. Wowe kurikirana Imana dukorera ituye muri twe. Hari ibyije kurema ku buzima bwawe, hari imibereho desanse minima ije gutanga ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Icyo nkwifurije ni ugukomeza gukurikira ijambo ry'Imana n'ubuhamya no gusengera ibyifuzo. Waba ufite icyifuzo ugahamagara kuri nimero kuri Subizwa TV. Imana ishimwe. Mwakira umugisha w'Imana. Imbaraga z'Imana zibabeho. Reka dusenge Imana muri aka kanya. Mana data wa twese, tubonye ukora imirimo, tubonye uzura abantu, tubonye ukiza uburwayi, tubonye utanga akazi. Aya masaha urwaye wese uri kwa muganga wabuze kirengera topene sansemando, turagushimiye kuko imirimo yawe, turagushimiye kubikoreye kwibasha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Mana ibahe umugisha. Murakoze cyane.